yo Okay, agafilimi kacu kugatangiye barakwereka afande wacu rero yateretse isafuriya hasi irimo icyakura, hari uwari uri inyuma rero akora afande wacu aramubona mu kubita ikirushe ku kuboko gacwa we egwana undi afatira haragenda. Ngabo rero sasa afande ni kuri yakitegereza, afande atoragura ibyo atoragura egwana iki kiraza kitsimba hano rwose kiri kubabara cyane. Rudomoro wacu ako kanya afande wacu atoragura inyama cyari kimwibye wana ako kanya rero urabona umuginga sha afande asubizamo yitonze. Afande Sitevo wacu abari maso rwose abari tayari ntabwo wamwiba ngo bikunde, akomeza kwitigira icyakura. Basi kumbi ku rundi ruhande kino bakubise rero nubwo buryo kiri gutakamo ukuboko barakumugaje wana afande wacu rwose bari tayari cyane. Iki ku ruhande uburibwe bwo nibigishyi cyane wana kirahaguruka bwombo kirongera kirahengeza. Afande we arapize do kwa quelque chose amanje nako ni do kwa manje. Uyu nguyu rero iyungutse igitekerezo. Reka mbigenze uko nguko rero sasa sinzi ngo Rudomoro wacu igitekerezo yungutse ni iki rero ukurikira unarebe nguko uko yaje. Afande we ku rundi ruhande yatangiye gufekenya icyakura kandi yitonze. Afande Sitevo wacu yanahereye ku nyama kugira ngo urebe ko nta burage zihari. Basi barakwereka rero uyu nguyu nuko yavuyeyo afite ikintu bita ikiziriko kirekire jawu wana gusa nubwo buryo yatakamwo sinzi ngaje gukora iki. Ukurikira unarebe kumva uyu nguyu ko yakaje muri ubwo buryo. Uwitwa Muza Patrick ku rundi ruhande yabonye umuntu ari gucaho muri buriya buryo uriya muginga agiye gukora iki. Muza Patrick wacu yahise avayo bwombo yitegereza umuginga ibyo agiye gukora. Basi afande we ku rundi ruhande rwose akomeje gufekenya icyakura kiryoshye kubi ari no kuri chat. Uravi kuba afande b'imyaka kumbi kino cyaramwatatse wana kumbi ko cyataka harukiri inyuma nubwo buryo kizamwo cyande cya Rudomoro cyacu. Wana ukurikira unareberera sasa kiraza gifata umugozi kiyita kiwohereza muri ubwo buryo. Wa mugozi uraza no mu mukondo w'isafuriya ufatamo. Ngabo rero sasa ndabikoze sha ako kanya kitonze uko kitonda kose. Muza Patrick ari kwibaza uriya muginga ari mu bikiro. Muza Patrick wacu byamucanze ariko iyi ngofero ye nayo iranyumya. Uyu nguyu we atangira gukurura ibyo akurura. Yatangiye gukurura isafuriya rero irimo icyakura cya afande muri ubwo buryo. Wana arakurura ngo uzave kubega imyaka wo gacwa we ngabo. Wana Muza Patrick wacu aza kureba ngo uyu muginga ari mu biki. Basi kumbi yaritegereza mbega umuginga ibintu arimwo we do iki cyo kiri gukurura isafuriya muri ubwo buryo. Muza Patrick wacu bidatinze yakoze mu mufuka fasta kure y'agatelefone ke keza yiguriye atangira kugikamera ibyo gikora byose. Wana arangije ahita akarenga Muza Patrick wacu nta gutinda. Araza ukwaza rero iki ngiki ni kisafuriya ya afande kiyirengana. Afande we aracyakomba igufa ntazi ko icyakura cye cyanyacyo bakirenganye. Wana afande Sitevo wacu atetse n'agacyayi. Nimubona ibinika se icyo bita ibinika abana b'imyaka mike cyane ntago kiriya bakimenya. Kumva uyu nguyu ni katwara iki ni katwara isafuriya muri buno buryo. Basi kumbi cyarayifashe mu kuyifata rero yita kikarenga muri ubwo buryo. Uko kikarenga Muza Patrick wacu arakurikira yitonze nk'abandi barara bose. Kino nacyo kiraza. Ngabo rero sasa Muza yagikurikiye nta burage zihari. Ngabo rero sasa afande wacu mu kujya gukora mu cyakura icyakura kirera afande wacu yitegereje neza arakibura. Ngabo rero sasa arahaguruka biramucanga. Ngabo
icyakora cyenye kigiye aka kanya atangira gushakira ahantu hose, gusa nta n'inyoni ari kubona. Afande wacu narundi inyuma fasita araza abanza afunga gaze neza cyane, gaze isigaye ihenda. Wana afande wacu rero rwose arongera aragaruka atangira gushakisha umugingo umutwariye icyakura. Kumbi utwaye icyakura dore aho yafatiye feri. Ngabo rero kumbi uko yagafatiye feri hariya hari undi wamuriye inyomeko. Ngabo rero sasa uru ruraza ubona ibi biryo kumbi uko kibipangira. Muhoza Patrick araho hafi rero sasa. Wana nanjye gendame. Muhoza Patrick wacu nawe barahageze. Wana tubisangire. Wana ufite ubwenge cyangwa okay. Kumva uko kimwirukana yakeretse muri telefone. Reba hano sha wa muginga we, ahita kereka video kiri gukurura icyakura cya Afande. Aba rero sasa kigwa mu kantu. Afande wacu rero ku rundi ruhande nubwo buryo yagarutsemo rwose tubyumva neza ko icyakura cyanjye cyari kiri hano kise kijyahe kweri. Ntabyumva neza Afande Sitevo wacu. Mukingo mufushi. Afande yaragarutse yifata mu mayunguyungu, gusa ntabwo ibintu byagenze neza uyu munsi gwa none. Ngabo nta kindi Afande yakoze rero, we nk'umukomando yahise abona ko ibintu byabadiritse. Urumva imvugo za gikomando sha, afata utuntu twiwe rwose. Wana yafashe utwangushya arigendera. Afande Sitevo wacu kumbi banabo ku rundi ruhande. Wana urama nakubonye. Okay ngaho nta kibazo ufatiraho nawe urye. Wana kumbi bitangiye kurya iki ngiki cyahise gitaka mu nda. Ngabo rero sasa mu nda harakirya wungu uzave kubiyi imyaka. Uyu nguyu Muhoza Patrick wacu arikankakira n'ibyo kurya. Ngabo rero sasa uyu nguyu mu nda haramukorogoshora. We ubaye ikisha atangira kureba icyo abaye. Ngabo rero sasa ako kanya umwuka buraheze. Muhoza Patrick wacu rero ubwoba dore ngo buramusaga rero sasa. Okay basi Muhoza Patrick wacu ahita karenga muri ubwo buryo nguwo. Wana sinzi aho yaje yerekeza. Kino rero aho kiri cya rudomoro cyacu. Wana cyaregutse. Kirebye neza kibona yakarenze umuginga, nuko nguko cyahagurutse. Wana iki cyakura ngomba kugiporeza ngenyine. Gitangira kurya icyakura. Wana kishimye cyane kiri kugiporeza cyonyine. Wana kumbi Muhoza Patrick ku rundi ruhande nubwo buryo yajemo. Aya basi Afande nawe arasohoka. Afande wacu kasoka Muhoza Patrick wacu yaraje akata hano ikorosi rya Rwamara. Babahuriye hano azajya kagiye. We Afande umugingo gutwara ibyo kurya se byagenze gute rero sasa? Do reba muri telefone yamweretse video umuntu yamutwariye icyakura. Okay basi umuginga yakiriye ahita budadaza ahita apfa. Yapfuye se ngwino njye kumukwereka n'ukuri. Wana Muhoza Patrick rero yazanye amazimwe. Ngabo rero sasa bahita bajya kureba uwo muntu wabudadaje. Ngabo karisiye zo nizo nuko bakata basohoka muri geti. Afande tebuka. Wana baragiye rero kumbi kino nuko kiri gufekenya icyakura wo gatwa we. N'ibindi bisambo byose ndakiryumva ko inyanza bogeza. Wana nuko kiri kuvuga cya rudomoro cyacu. Ukurikira unarebe. Ngabo rero sasa Afande ni hano imbere. Ababo baje Afande ndetse nande na Muhoza Patrick. Wana kumbi baraje basanga igihungu cyabyutse nk'ejo nticyababona. Afande wacu arataka baritegereza uyu mugingara. Kumbi cyaregutse Afande agikubita urushyi rwiza kandi rw'inzobe. Ngabo rero sasa wa muginga niwe wandiriye icyakura sha. Ngabo Wana Afande wacu rero nta kindi yakoze. Afande Sitevo wacu yahise acakira umujura rero muri buno buryo ngo uzave kubiyi imyaka. Wana yacakiye umuginga aramubwira ati ngwino nkujyane. Atanya no kumukubita ikintu bita imiripuro gacwa we. Imiripuro itangira kuvuza ubuhuha. Muri ako kanya Afande afite umujinya aramukubise rwose. Ari naka gafilimi kacu kagera ku musozo wako. Mbabwira ngo mwebwe mwese twabanye Imana ibandebera icyoroshye. Ariko ntabwo nakwibagirwa kubabwira ngo mwirinde kwiba kuko nta keza kabyo. Ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao.